Hello guys, this is Ibintu TV. Then we'll talk about the love and the other relationship. Yes guys, reka uyu munsi tuvugishe ukuri ku bintu bigiye bitandukanye. First of all, kadushimira abantu bamaze gukora subscribe, like, share and comment kuri videos zacu zigiye zitandukanye ndetse no ku biganiro byinshi tugenda dukora umunsi ku munsi. Ngira ngo muri kumwe na King byose nkuko mubizi cyangwa se mubibona abakunda kudukurikirana, abademo gukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Guys, rero ntabwo niyumvisha ukuntu hari ikintu njyewe najya niyumvisha mu buzima cyangwa se hari ikintu kijya kingora kumva cyangwa se hari ikintu nagira ngo tuganireho uyu munsi cyangwa se mbasangize. Guys, hari ikintu kibaho ugomba guhindura cyangwa se hari imyitwarire tugira tugomba guhindura uko byagenda kose. Iyo myitwarire ihinduye ugomba kugira ubuzima bwiza. Ikintu cya mbere tugomba guhindura ni urukundo duha abantu. Urukundo duha abantu ntabwo barukwiriye. Ubundi urukundo rwa mbere, urukundo rukomeye, urukundo rwose rwakabanje kuba urwaye, wakabanje ukikunda wowe ku giti cyawe. Keya zose uha abantu, ziriya keya zose, kwita ku bantu, guhamagara abantu, kugira gute n'ibindi bintu byose, mbere yuko ubibakorera cyangwa mbere yuko ugira umuntu wari wese ubikorera, wakabanje ukiheraho again, ubundi ugahita ukurikizaho umuntu wagufashije cyangwa se umuntu wakugiriye neza mu buzima. Cyane cyane abantu benshi ngira ngo nk'uko mubizi, abantu dufata neza cyangwa se abantu dufata nk'aho ari abantu barenze ku buzima bwacu bari ababyeyi bacu, cyane cyane ababyeyi ba mama nibo bantu bakabaye baza ku mwanya wa kabiri nyuma yuko twebwe twikunda ku giti cyacu. Guys, ibintu byo kujya gushyushya umutwe wawe ukishyushya ukababara ngo runaka nyine ngo yamburiye umwanya wakwiye tayimungu, niba ari byeri cyangwa se niba ari fanta ukagenda ukayinywa ku giti cyawe, ukagenda ukikunda man, ukabanza ukikunda, kubera ko mu buzima ngiye ukuntu mbona ibintu man, nshobora kuba mbibona mu mboni itandukanye n'abandi bantu. Kujya ugasarira umuntu ugasara ngo runaka ngiye ngomba kumukunda ngo gutya na gutya ngo no kuringa arahangayitse ngo reka mbabare ngo byanyenze gutya na gutya, no, ntabwo ari sawa. It's not work. Ntabwo bikora broski, ntabwo bikora sister. Mani nibyo rwose, hari umukobwa wasariye, hari umukobwa ukunda, hari umukobwa utaka amafaranga ugakanda akanyenyeri akabona have received, akora ibintu byinshi cyane pe bibi by'amakosa, ariko ukaba ari wo mugarukira umusaba imbabazi. Urumva ubwo buzima urimo urwabamo kugeza ryari? Urumva ko umuntu kukubera umusaraba ugakomeza ukawihanganira ukabikora wawikoreye igihe kingana iki? Dear friend, uzananirwa, uzarwa uko byagenda kose, nta munoza. Ntabwo abantu ni nta munoza, turi nta munoza. Ntabwo uzigera uha umuntu icyo akeneye cyose, ntabwo uzigera ukunda umuntu nk'uko abishaka, ntabwo uzigera uha umuntu buri kimwe kugera ku rwego rw'uko yumva anyuzwe. Buretse kuba wowe wakomeza kuyoborwa n'amarangamutima yawe ukaba muri ubwo buzima gusa bubabaje kandi busharira butanakuryoheye utanishimiye man, wowe gerageza wowe wikunde ku giti cyawe, umenye ibyawe, umenye struggle zawe, ubanze wiyiteho. Buri kintu mu buzima mba numva gikomeye cyane kurusha ibindi byose, uretse ko abantu wenda tutabyumva kimwe, ni ugushaka amafaranga. Ukabona amafaranga again ugasenga, kubera ko uvuze ngo urajya gusenga n'undi udafite amafaranga, ejo uzagira ikibazo, uzajya kwiba, uzajya gusabiriza, uzandagara mu muhanda man. Ariko banza ushake amafaranga, banza ushake amafaranga. Ubundi abanyarwanda bigeze bacu umugani, ngira ngo abantu abanyarwanda buriya ba kera bari bazi ubwenge cyane, bigeze bacu umugani, abantu bakuru baravuga ngo ubundi shaka amagufwa imbwa zizizana man. Ibintu byo kwestinga bateye mu bahungu, ibintu byo kwestinga bateye mu bakobwa, it's not work. Ntabwo bikora. Wowe shaka amafaranga, wikwita ku myaka ngo urakuze, ngo ubaye umusaza, ngo ubaye umukecuru, no, imyaka ni imibare man. Wishaka ibiceri, wicara wiga, ubanza ushaka ibiceri, ubanze ukora imana, ubanze ukora ipindi, ubanze wubake man capital, ubanze wubake hazaza, ubanze wiyubake. Imagine izi relationship za hato na hato zigusaza mu mutwe, nizo zituma ufata decision utatekerejeho kabiri, ugavuga ati oh baramuntwaye, bazamura umukobwa reka mushyire mu magwa hakiri kare, reka mbigenze gute, ugategura mariage za fake zitari zihari, bikarangira urugo rukunaniye, ugaseba man, ukandagara. Ariko ikintu cya mbere, banza wikunde, banza wimenye, banza wiyite, umenye ngo ndinde wo kujya muri ibi bintu, ndinde wo gukora ibintu man. Ubundi ushobora no kubaho nta n'umu girlfriend ufite, imyaka 2, 3, 5, 10 igashira, ushobora no kubona mu boyfriend ufite diaga. Ese ubundi mbere na mbere banza umenye ngo uyu muntu amfashije iki, amariye iki mu buzima, uretse kuvuga wenda kuvuga ngo nzakeneye igihomba cy'inguruze bibiri. Wowe wakwiyubatse ugashaka akazi kawe, ugakora, ugafightinga man, ugashaka ibyo ukeneye, ukiba ibyo ukeneye, ubundi ukikunda, ugakunda mama wawe, ugakunda famille yawe, ukita kuri byinshi byo kwitaho ufite, ukava muri izo relationship za hato na hato zidafite umumaro. Guys, umuntu uri bwumve ko iyi video irimo ukuri, yeah, thanks for your comment, thanks for your subscribe, thanks for your share, thanks for your like. But uwumva atanyuzwe n'ibyo twavuze, I'm so sorry, I'm who I am.
ngomba gukora ibyo nshaka cyangwa nkavuga ibindi ku mutima. Ntabwo ndi hano kugira ngo ubure kunjanginga nunjanginga. I don't care, it's up to you, it's your job man. Ntabwo ari akazi kanjye. Ngomba kuvuga ibyo nshaka, ngakora ibyo nshaka, wowe ukanjanginga ugaca izo manza zawe cyangwa ukamvuga ibyo ushaka ukananira, ariko I don't care. Njye ntabwo mbyitaho. I'm who I am man, I'm who I am. This is King B. Yes, you know, I'm here to make your day happy, to give you some advice. Ariko niba bitakunyuze, ikomereze, skip my video. Niba bikunyuze, do subscribe, like, share and comment.